Dani ndagira nkubaze ese urahande amahirwe mu bita abahanzi n'abahanzi? Abiyita abahanzi nta numwe mpa amahirwe. Noneho mu bahanzi Justin the Beat na yani rukumbi rwose ndabaha amajwi n'undi mujama nibuka amazina yiwe ariko yagerageje. Kashimani hoya. Kubera utamuha amahirwe biciye mu mucyo ntago twamuha amahirwe. Na Safari hari umuntu nabonye bitwa Safari. Wa muhungu wize ku Nyundo. Yize ku Nyundo. Uriya muhungu yize ku Nyundo. Cyane biciye mu mucyo yakoze ibintu byiza. Ya umuhanzi ukizamuka agira urugendo ngira ngo arushanwa muri cyo gutwara ibihembo byari birimo byaratangajwe. Nyuma y'ibyo bihembo mwabonye projet ngira ngo iri ku rwego rwo hejuru. nawe akaba afite amafaranga 250,000. Nongeye kuguha ikaze kandi nkwifuriza kugubwa neza cyane aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda, ndetse ngaruke mu Rwanda mu ntara enye zigize iki gihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali. Twari mu gitaramo cyangwa se mu marushanwa yaberega mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Amarushanwa yaragamije gushishikariza urubyiruko rukora ibijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka guharanira amahoro. Nyuma rero icyo gitaramo rero twagiye turagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bari muri ayo marushanwa. Ku ikubitiro rero ndi kumwe na DJ akaba yitwa Dani w'i Rwanda. Amakuru bro? Amakuru ni meza. Meze neza. Igitaramo kibonye gute? Cyambabaje cyane. Rwose biciye mu mucyo. Igitaramo nari ndimo. Igitaramo wari uri mu gitaramo, abahanzi wabonye vibes yabo ukuntu yari imeze? Nabonyemo abahanzi n'abiyita abahanzi batari abahanzi. Twe twageze mu gice cy'abahanzi haza biyita abahanzi kandi twashakaga abahanzi. Vraiment biciye mu mucyo. Vraiment babicishe mu mucyo cyane. Uwo ni Dani. Dani ndagira nkubaze ese urahande amahirwe mu bita abahanzi n'abahanzi? Abiyita abahanzi nta numwe mpa amahirwe. Noneho mu bahanzi Justin the Beat na yani rukumbi rwose ndabaha amajwi n'undi mujama nibuka amazina yiwe ariko yagerageje. Kashimani hoya. Kubera utamuha amahirwe biciye mu mucyo ntago twamuha amahirwe. Na Safari hari umuntu nabonye bitwa Safari. Wa muhungu wize ku Nyundo. Yize ku Nyundo. Uriya muhungu yize ku Nyundo. Cyane biciye mu mucyo yakoze ibintu byiza. Tugomba no kubishimira. Ariko abantu bita abahanzi rwose ucafu. Toka. Arakoze cyane Dani w'i Rwanda. Ndagenda nganira n'abandi bantu bagiye batandukanye. Iruhande rwanjye ndi kuhabona umuhanzi ma bro. How are you bro? I'm fine bro. Umeze neza. Concert wayibonye gute? Concert ariko nyazemo gutungurana nyine ariko nk'ibisanzwe. Ariko nabonye ujya imbere uraririmba, uritega kuba kuza mu mwanya wa kangahe? Bo nk'irushanwa ko byagera kose nk'umuntu wakubise stage ntago wavuga ngo nditegura kuba natsinda nanye nk'abandi tu. Aba judge babicishe mu mucyo cyane. Amazina yawe witwa nde? Amazina nkoresha nk'umuhanzi nkoresha wa Facebook. Wa Facebook? Utuye hese? Ntuye Kamembe. Birumvikana ni muri Kamembe mu kaye gace se? Ntuye Kamembe Mateus. Ni umuhanzi akaba atuye mu mujyi wa Kamembe. Ndagenda nganira n'abantu bagiye batandukanye, ari nako nkwifuriza gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Daily Vibes, ubundi ibintu bikarushaho kugendeka neza cyane. Mu kanya gato ndaza negera n'abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo tuze kureba ese baritega iki mu biza kuva mu byo bakoze mu marushanwa, baraza kwitega iki? Ese abajaji bo ibintu baraza kubicisha mu mucyo cyane? Niyo terme ihari ko bari buze kubicisha mu mucyo. Ariko iruhande rwanjye ndi kuhabona n'undi muhanzi cyangwa se n'undi waruri muri iryo rushanwa. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa ndese? Nitwa Tuyishime Irene. Tuyishime Irene. Tuyishime Irene ni mazina wanjye. Tuyishime, concert wayibonye gute? Concert uko nayo perform nta kibazo, wenda nta kibazo cyabonetsemo, wenda kitse n'ikiza kuboneka mu nyuma, ariko byari sawa nta kibazo. Amahirwe urayahande wowe? Amahirwe mbo amahirwe ya mbere ndaha yani rukumbi, aya kabiri ndayiha, aya gatatu ndayiha. Kuki ayo mahirwe wahaye ya ni rukumbi wowe utagomba kuyiha? Nuko uretse ko abajaji bakora ibyabo
iyo ari competition nubwo waba wakoze ushaka umwanya wa mbere nibyo ariko uwakurushije niba umubona ni byiza bivuge. Ni ya fair play iba no mu mupira. Thank you so much Mr. Irene. Nanjye nitwa Irene. Thank you to meet you. Ariya niko bavuga mu cyongereza bavuga ngo nice to meet you. Merci beaucoup mes chers amis, kandi nizere ko umeze neza. Mu kanya gato ndaza nganira n'abandi bantu bagiye batandukana. Ntujye kure, icyo ugomba gukora no gukora subscribe kuri Daily Vibes, ubundi ukajya ubona ibintu biciye mu mucyo kandi bimeze neza cyane. Mu majwi y'abantu bagiye batandukanye bagiye bavuga ko Yani Rukumbi ari we baha amahirwe yo kwegukana iri rushanwa ryaharaniraga amahoro mu bihugu duturanye cyangwa se mu bihugu duhana imbibi. Negereye rero Yani Rukumbi rero ndamubyandaye se amahirwe bari kumuhereza we arayitega ute cyangwa se we yifitiye ikihe cyizere? Yani Rukumbi ikaze kuri Daily Vibes, ni YouTube channel ikora ibiganiro bigiye bitandukanye. Ngiye nguha ikaze nka Irene Kamoso, ubundi unsobanurire amahirwe bari kuguhereza, ese nawe urayiha? Murakoze. Amahirwe bari kumereza nanjye ndayiha, usibye ko nakibagiza ko bagenzi banjye harimo abo dusa nkaho twegeranye ukuntu bitewe ko nabo bafite impano. Amahirwe ndayiha, gusa ikibazo cyari kirimo ni cyari cyabaye irushanwa ritangira. Gusa amahirwe nuko twasanze hari umuntu umwe muri management wari wafashe imyanya ibiri akorera ku wundi mwanya. Harabaye ikibazo cyuko ndaba nominated kubera kwiyandikisha nyuma y'itariki, ariko hari umwe muri rebo wari wiyandikishije mbere, byangombwa ko nkora ku mazina yiwe kandi byagenze neza. Yani Rukumbi twitege iki nyuma yo guhabwa amahirwe yo gutwara igikombe cyangwa se gutwara iri rushanwa? Twitege iki? Umuhanzi ukizamuka agira urugendo, ngira ngo arushanwa muri yo gutwara ibihembo byari birimo byaratangajwe. Nyuma y'ibyo bihembo mwabonye projet ngira ngo iri ku rwego rwo hejuru, ushobora guhangana n'izindi mu gihugu. Mwabonye Donke, ni indirimbo nziza cyane, wagenda ukayireba, ni Donke by Yani Rukumbi. Vango nindamuka nsindiye rino rushanwa, ibikorwa ni byinshi. Hari injyana zigiye zigezweho zishyashya, izo muri kumva z'amapiano, injyana zigiye zitandukanye. Ndi ready kubahereza show kandi uno mwaka twawusoza neza dufatanyije. Yani Rukumbi urakoze cyane, ariko mbere yuko nkurekura cyangwa se nkurekure ujye muri sale yabereyemo aya marushanwa ngo utegereze ibihembo, Yani Rukumbi ni muntu cy'ubundi? Yani Rukumbi ni umuhungu ufite impano ndetse nawe akaba yikunda, akaba abasha guhuza n'iyo mpano yiwe. Hari igihe umuntu aba afite impano ariko adahuza nayo. Nge n'imano yanjye turahuza, tugahuza ubumwe, tugakora ibintu byiza. Ndagushimiye kandi ndakwifuriza amahoro masa Yani Rukumbi, cyangwa gutwara igihembo kandi no guhirwa mu rugendo rw'umuziki watangiye cyane. Rakoze cyane Yani Rukumbi. Nakubwiye ko ndi bugende nganiriza abantu bagiye batandukanye. Uyu mwanya rero ndi gushaka umuntu bita Kashmani. Namubuze cyane, ni umuntu ugira dread ebyiri zonyine ku mutwe wiwe. Ni umuntu ugira dread ebyiri zonyine ku mutwe wiwe. Kashmani in the house, the one and only. Ni umusore umaze imyaka 18. Nkwibutse ibihe byiwe, yakoranye na Jay Polly, yagiye kuri stage imwe na Jay Polly, ajya kuri stage imwe na Bulldog, ajya kuri stage imwe na Urban Boys muri bya bihe byabo bya mbere bya 2008, 2009, 2010 kuzamuka kugeza ntaya magingo. Kashmani is the legend, the one and only, the legend we have here in the Western Province. Kashmani, bimeze bite? Bimeze neza cyane. Dread eshatu zawe ku mutwe. Reba dread zanjye kabisa. Wamba bari ugakuramo kereka abanyarwanda n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda. Pana no matatizo. Na rebi Rastafala, rizere ko umeze neza cyane. Irushanwa waribonye gute? Irushanwa liteguye neza, rimeze neza, urabona ko twanatse, urumva nta birenze, byose ni fresh. Niba guha amahirwe yo gutwara rino rushanwa, niba guha amahirwe yo gukora rino rushanwa, amafaranga 500,000 cyangwa se igice cya miliyoni, uragikoze iki? Icyo ngicyo sinagicuruza, sinagira uta ukingomba kugikinisha umuziki abaturage n'abakishima nkaba ibyo babuze. Nutaramuka uyatwaye nabwo nzakomeza
mpata ingufu zanjye. Ndagira ngo nkubaze ni ikihe kintu mu myaka 18 umaze kugeraho ukora umuziki? Ni byinshi cyane. Urugero maze gukora amavideo arenga 6, nakinnye na filimi na Yes ibyo iri Kigali bari kuyikora neza fresh. Ni byinshi nagiye ngeraho. Cashman afite abana bangahe? Yewe mfite umwana umwe witwa Manuel. Cashman afite umugore? Nta mugore. Kubera twakubise kontara. Mwakubise kontra? Wakubise kontra n'umugore? Cashman mu myaka iri imbere uzaba umaze kugera kuki? Myaka iri imbere Imana nimfasha nkaba mfite imbaraga nkaba nkiriho, Abanyarwanda nzabagezaho ibintu byinshi cyane. Niki wibukira kuri Jay Polly? Nk'umuntu mwakubitanye stage imwe, nk'umuntu mwaririmbanye, niki umwibukiraho? Jay Polly twazengurutse mu mujyi Kamembe hano tuvuye ku bagore hariya kwa Makorode. Tukadutembera mu mujyi nka saa 2, saa 3, saa 4 tuvuye kuririmba. Tubona tufite ibyishimo, ariko n'uwo musaza respect ndamwemeye cyane, Imana muhirire ko idashira. Yitwa Cashman. Twizere ko namwe mudukurikiye aho mwaba muherereye hose, twizere ko ibintu bimeze neza cyane. Mu kanya gato ndazanganiriza n'abandi bantu bagiye batandukanye kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza, umenye gahunda yose uko yarigeze. Mbahaye ikaze aho muherereye hose kandi nizere ko mumeze neza cyane. My name is Rene Kamoso and this is Daily Vibes. Mu kanya gato ibintu biragenda neza cyane. Amazimeshyi kuri Bucyana Tarsis azahagarara hano kabisa imbere yacu tumurebe cyane. Umwanya usangiye nande agiye hejuru rwose kuri kape n'ahantu haryoha cyane. Bucyana Tarsis ari kumwe na Nigena Pascazi. Amashyi menshi cyane. Urabona ko bafite uburinganire bashatse bahita bakora koperative. Hanyuma uko ari DJ ngendo tuvuga uko ari babiri buri wese afasha amafaranga 100 by'u Rwanda. Amashyi menshi kuri iyi nkumi n'umusore buri wese 100 bye aragiye ukajya kabisa kuri uyu mugoroba kabisa. Amashyi menshi kuri abavandimwe Bucyana Tarsis na Pascazi 100. Abangaba babaye abagare umuntu witwa Nagizimana Inyasi. Amashyi menshi cyane. Inyasi kabisa kuri gira hafi ahangaha kabisa. Kiti ushatse banyagira kugira ngo amafuta yawe aze kuryoha bakagera hino. Uzajya muri twatsinda ibihembo njye nawe. Hamagara undi. Tubibutse ko buri muntu hariya kugira ngo ukiragiye abahungu n'abakobwa ariko nta bintu baduhishe. Nabibonye nawe bahita badohoka. Ngira ngo nibyo asira n'urakenerera muri iki kinini. Nta kintu uri kumvamo nubwo ari babiri ariko urukuruka karimo akantu ufashe kinini cyane. Nangahe kidumu 100 ariko bahita bazana imbere bombi baraza. Urabona ari ibyo batsinze kwa mbere y'abambere igiye kwitarira. munyemerere mbabwire abambere babiri ndahera kuri umwe sasa yitwa anaitwa n'umugabo w'ibigango akaba umusizi wasizwe yitwa Twisted Meshake. Meshake nasatu wakana mdemu abashimeshi kamuka gitoroze dushimira FVA dushimira International Arts dushimira ndetse n'akarere kacu ka Rusizi iyi ndatwa bisa
Yeah. Nani mwingine? Amashimeshe. twatuza tugakina undi muntu wundi. Yes. Wamuzanira agaseti kiwe gatoya. Ariko ntacyo we muri kazamura icyarimwe. Reka twakire undi muntu wundi. Bamwita nawe wabaye wa mbere. Bega undi muntu wundi wabaye wa mbere yitwa Yes. Kampire Marusana. Urite ushaka ibitarago niba bitanu umwaka utaha ibihumbi byinshi. Murakoze cyane yewe n'abagabo n'abagezagaho bakoze imivugo. Reka twakire bwana Semaramberi azabagezeho sekeza. Basiga uvuga nangahe niba uri kubyumva neza. Yes. Nkuko nabibasobanuriye. Yes. Dutuze tumvikane neza. Kampire Ubusizige afite amafaranga 250. Hanyuma nanone Seshake nawe akaba afite amafaranga 250. Hanyuma ikintu gishimishije gahunda ya leta y'u Rwanda muri gushushanya turaza guhemba abantu 4 ni ukuvuga 2 ba mbere ndetse na 2 ba kabiri. Impamvu murayibuka? Yego, impamvu ni uko muri iki cyiciro habonetsemo abantu bakeya babonye amanota ari hejuru ya 25% kuri 50. Narego yashyiragamo imiyaga uyu mwaka batsinzwe bazasibira cyane rwose. Kabiri umwanya wa kabiri rero igare nabo hejuru. Hanyuma rero undi bari kumwe ku mwanya wa kabiri ni uw'abato Jihadat. kugira umukobwa ni ukuvuga ngo abo bantu babaye ba kabiri ni 150 kuri buri muntu wese. amashyi kabisa. Arweli na Jihadat. Arweli na Jihadat. Iyi ni Jihadat y'ingiri. Aya. Amasara afata gatoya. Courage kabisa. Courage mwese. Unajua hivyo kabisa. Usange Emmanuel wawe. 150 kuri buri umwe. Hanyuma mukandasimisha kabisa. Ko mu kibaya cya Bugarama nizere ko ubishinzwe neza badusuhuriza hari Irakiza Ernest. Irakiza Ernest rero ari kumwe tipe wabaye uwa mbere afite umwihariko kuko ibyo yashushanyije aka kanya uramutse ubifashe ukabishyira ku mupaka wambaye ko ku rusizi rwa mbere yaba umunyarwanda umukongomani umurundi yasobanukirwa icyo yashatse kuvuga mu gishushanyo cye. Wabishyira ku mupaka w'uburundi n'u Rwanda yaba umunyarwanda hagati. Audace kabisa manager w'utujugo. Elize uzashaka ifoto mumeze gutyo. Cyane rwose. Muri no guseka. Mu bigendanye n'ubugeni rero uko byagenze hanyuma abitabiriye muri iki cyiciro ndabashimiye cyane mwakoze. Reka tubahe amashyi cyane. Amashyi cyane. Ariko muri ya cumi na karindwi wari witwa Gasizimana Church. Murabyizeye? Yes. Murabyizeye? Niba mubyizeye muha abahanzi bose. Oya. Ya. Nditeho Habineza n'igihe reka mpere kuri
uwa gatanu n'uwa gatandatu ariko ni aba gatatu ba mbere sibyo reka mpamagare uwitwa mpamagare uwitwa mpamagare uwitwa Racheli Uwimana aze hano kuri stage yakoze cyane Racheli cyane Uwimana agiye gufata kuri sheke uwa gatandatu muri batatu amashyi Racheli amashyi Racheli wakoze cyane wakoze cyane utazaba uwa mbere iyi tape ni yanjye rwose ikindagire gitore kinyambo Racheli yakoze cyane hanyuma akiri hariya reka mpamagare undi bari kumwe mu cyiciro kimwe undi mu cyiciro kimwe mumfashe nakire uwitwa Veniste irindi muryogereho Veniste nde nta Veniste uri hano ntabwo azwi Veniste maniriho amashineshi kuri stage yambaye ikote ry'abahanzi kabisa iri ngiyi utari umuhanzi ntabwo uyu waryambaye musore yambaye neza buri wese arabona ibihumbi by'ijana buri wese afite ibihumbi ijana bye iriya sheke ni iyande Racheli akwaye kinini n'ubundi kabisa hanyuma reka tumenye umuyobozi ari kumwe munyemere mpamagare Julienne Mukamusana Julienne kabisa uyu nawe akaba atsindiye kuko impano ye amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu amashimeshi hanyuma ari kumwe nande munyemerere mpamagara umugabo umaze iminsi ari hiti mu gihugu hose baramuzi izina rye nta muntu utarizi yitwa Safari Ismail nawe akaba atsindiye ibihumbi ijana na mirongo itanu amafaranga y'u Rwanda bamutwaye kabisa ati n'ubu cyane ayo wese tukabaraza igisheke kinini cyane Ismail Safari baza gusa mu stade umuyobozi hano muri FBA hagati yabo turamushimira cyane kwita ku mpano igihe kinini abahanzi badakora ku mafaranga covid yari imeze nabi bavuye mu muziki amafaranga arabuze ahandi birimo mu gihugu hose mu karere ka Rusizi ubusanzwe mu mihigo gusa amashimeshi bonyine amashimeshi kabisa mu kiganiro kuri stage hamagara umuhanzi baramutse ariko Blessbeat amashimeshi kuri producer Blessbeat kabisa uyu ni gukora imiziki yose maze n'isi mu mbanga ya Rusizi ubwo umenya abahanzi bawe hanyuma mpamagara umuhanzi uri muri babandi twita ba mbere mu cyiciro cya mbere mureke mpamagare umuhanzi yitwa Ndayisenga Emmanuel Ndayisenga abashimisha kuri Ndayisenga Emmanuel gitari yaguhitana kuri gitari Emmanuel yaguhitana uyu ni uwa kabiri mu wa mbere Ndayisenga Emmanuel yakoze ibintu byiza cyane afite ijwi ryiza yafite uburyo yanditse umwanditsi mwiza yujuje ibintu byose kuba yahuje u Rwanda yakoze cyane hanyuma kandi rero dutanga amahirwe y'umuntu uvuga uwa mbere ninde uri kumukeka cyane uyu muhanzi yamenye icyo twita imihahiranire yamenye icyo twita amahoro yamenye ibihugu turi kuvuga yamenye kubivuga mu ndimi zaho yavuze icyongereza yavuze ikirundi uyu muhanzi yitwa
Kinshasa ubwiza bagenda muri PCPG cyangwa Abuja Raki urabona ibintu udashimishije bamwe baricaye hano